kuvugwa, bibagirwa amaboko y'Imana yabaye kuvuganirwa, yabarengeye, bibagirwa amaboko y'Imana yabajyanye mu mahanga, bibagirwa amaboko y'Imana yabaye kurya agahaga, mwibagiwe amaboko y'Imana yabaye kwambara, mwibagiwe amaboko y'Imana yabicaje ku bushumba. Ntacyo nyivugana na Nshakarafu, ntacyo nyivugana na babandi bari hasi. Atangiye kubona ibintu arya saa tatu nijoro, atangiye kubona abakene, akatangiye bati ngabo Imana zabo zibaheye. Kandi nawe umuntu ukuye amaso kuri Yesu wese, umuntu wibagiwe wese, Dawidi yavuze na 6 muri Zaburi ngo hahise akanya abantu baribagirwa. Yahaye ijambo, utari kubona ijambo, njyewe yahaye ijambo nari Marine, njyewe mama Biju, njyewe arya mu ndege abona biremeye, aracuruza abona biremeye, arajyanisha abona biremeye, ararya saa 3 nijoro biremeye, hera staya bi biremeye. Nge mu ishuri natije twigisha tukaba twambaye ibirenge twese, none ugura agakweto, agasuti ushaka, agakweto ushaka, agacongo ushaka, byaremeye papa, byaremeye. Usigaye wambara inkweto ushaka, byaremeye. Usigaye wambaye ipantaro ukajyanisha n'ikote, none byaremeye. Yewe na telefone usigaye ufite smart, ntugifite gatura ba mirenge, ariko araho tyadukuye, byaremeye. Haleluya. Hari Imana yadukuye tutari tuzi ko tuzahava, tutari tuzi ko tuzareka kurya ibyo byo muri puberi, bazuga duteka ibyo tukarya ibyo dushaka. Byagiye hanze, bateyeho visa, bateyeho passport, byaremeye. Yewe papa, byaremeye. Mama, byaremeye. Ujya Dubai, byaremeye. Yagukuye ngiyo aho wafataga igishirira ukazunguza. Amaboko y'Imana yabaye inzara ibishe, bibagirwa amaboko y'Imana yabaye imodoka badafite n'igare, bibagirwa amaboko y'Imana yabaye kwiga miryango yabo atari mu wize, bibagirwa amaboko y'Imana yaratayabi atakide family grade, bibagirwa amaboko y'Imana yabicaje ku ntebe bataraba kuvuga. Abaruse mbese n'abaremerewe muze mumusange arabarura, Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Imana iguha umugisha. Turakwakiriye, tangira usenga Imana, utubwire icyo Imana yakudutumyeho. Dusenge mu izina rya Yesu, rimukiranukira kutugira imbabazi. Data twese mwiza, umwungere mwiza, uyobora neza inama zawe. Turagushimiye ko ubanye natwe, tugushimiye ko ubaye mu ruhande rwacu. Izagire ryamamare, uri mwiza kandi uri mwiza, bagutegereje. Amen. Ukireka abajya bava mu masezerano ari nta mpamvu ntibakorwa n'isoni. Turagushimiye ko uri bugufi bwacu kandi twumvira. Mukomeze ubane natwe muri iki kiganiro, kandi abacyumva n'abagiye kudutega amatwi barushaho gukumbura ubwami bwawe no gukumbura ibintu byiza biturutse iwawe mu ijuru, mu izina rya Yesu, amen. Nyuma tugezeho icyo Imana yagutumye, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Ijambo numva Imana yambwiye tugiye kuganiraho. Yego. Yambwiye ngo abantu baribagiwe. Abantu bibagiwe aho bavuye. Yego. Abantu bibagiwe aho Imana yabakuye. Abantu bibagiwe ibyo Imana yabakoreye. Abantu bibagiwe ubutayu babayemo. Abantu bibagiwe bageze hejuru, abantu barazamutse, abantu baje kuzamuka baribagiwe. Bumvishe aho bageze ari aho ngaho, bumvishe ko bihagije, batangiye kubona ubwenge bwabo ari bwo bwabikoze, batangiye kubona ko ubuhanga bwabo ari bwo bwabikoze. Abantu bibagiwe ibyo Imana yakoze, bagiye imirimo. Hanyuma reka dufatanye ijambo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice 14 umurongo 20, kasome 20:30. Kasome 30 haravuze ngo ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka data bujanyiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata, aramubwira ati yewe ufite kwizera guke we, iki gitumye ushidikanya. Reka dusomaho honyine, dusome icyo gice cyonyine, turabivuga n'ibindi mu mutwe kuko umwanya bari mutoya, tuzagaruka. Haleluya. Amen. Igihe cyari umunsi umwe ngo Yesu, turi ku ijambo rivuga ngo kwibagirwa, abantu baribagiwe. Nibyo. Igihe ngo cyari kimwe igihe Yesu
ngo umunsi umwe ngo Yesu yari kumwe n'abigishwa be ku 13 muzabisoma neza ari ahantu hatangira ngo Yesu ahaza 5,000 yahagije 5,000 amaze guhaza 5,000 Petero n'abigishwa bose bari kumwe na ba Yohana bose bari kumwe ngo ariko mu guhaza 5,000 ngo buri wese ngo mwibigishwe ngo yafashe indobo y'amandazi n'indobo y'ifi ngo buri wese agenda bicigatiye buri wese abicigatira avuga ati ibi ni ibyanjye ibi ni ibyayi kwese yari yabahaye ni ijambo rigari cyane nuko tutajya mu busono bwaryo ubwo abigishwa barangije buri mwigishwa wese afata indobo y'amandazi n'ifi kuko Yesu yari yabitubuye akimara kubitubura buri wese akimara gufata ibyo urumva ko abantu 5,000 barariye barahaga n'abana batarimo barahaga n'abagore batarimo barariye bose barahaga bakimara abigishwa kimara gufata nabi byabo bamara gufata indobo bafata indobo z'amafi baracigatira buri mwigishwa wese n'indobo ye nibareba Yesu ubahaye amafi bahise bareba indobo z'amandazi bahita bacigatira rero buri muntu wese acigatira ibyo ngo ibi ni ibyanjye ibi ni ibyanjye ibi ni ibyanjye Yesu bakimara kugera imbere rero ngo babona inyanja babona ubwato Petero ati muza tujye mu bwato rero bakigera mu bwato Yesu batajya mu bwato ngo barahindukiye ngo Yesu yahise abona ko batamwitayeho abona ko nta nishimwe nta cyo bamurebaho ahita bacaho ahita yigendera bacigatiye ayo mafi nibutse gushimira ubahaye mafi nibutse kuvuga ngo merci nibutse kuvuga ngo urakoze ibyo niba babivuze ahubwo bahise bafatirana buri wese agashakirana ajya kuyarira buri wese afata amafi ye aragenda ati indobo yanjye amandazi yanjye nzayarya n'ejo bundi nzayaryaho n'abananjye bararyaho mbese buri wese atangira kuyabarira nibagirwa Yesu wabahaye amandazi Yesu akimara kubibona ngahita bacomokamo ahita yigira mu ishyamba ajya gusenga ashimira Imana ikoze igitangaza we yitaga ajya gushimira se ibintu akoze Yesu akantu kose Imana yakoraga Yesu yitaga ajya gushima akavuga turakoze data umuye mu isoni abari abantu 5,000 sinakora icyo mbabwira ariko urakoze wowe ukoze imirimo ajya gushimira ni byiza gushimira gushimira riya yego nibyo bakigera mu bwato ngo babwicaramo bakibwicaramo ngo basanga batsukaho gatoya yego ariko Yesu ni bari kumwe ntago bari kumwe bamaze Yesu akimara kuva hejuru aha ategeka inyanja ategeka umuyaga ategeka umuraba byose ngo bihagurukira rimwe byose kugira ngo byemeze abigishwa bibabwa ati rero hari ubahaye mandazi ubahaye mafi afite ubushobozi haleluya afite ubushobozi bwo guhagarika bwo gukuraho bwo kongera kubasonjesha bwo kongera kubabuza nibyo yabahaye akabibaka ndetse n'ubuzima yabahaye akabubaka ubahaye ibyo ngibyo afite ubushobozi ratayabi afite ubushobozi bwo kongera kubitwara nicyo bijyana bishatse kuvuga umuyaga uraza ngo bamwishinga inyanja irinduriza ngo barataka ngo ariko ngo barebye mu bwato babona ubwo bwato Yesu ntago burimo baravuga ati impamvu bimeze bitya uwadukoreye ntawe urimo ngo bakigera imbere ngo Yesu ngo akituruka ruguru ngo arangije ngo arazasanga abigishwa ngo abona umuyaga ngo byabacanze ngo ariko Yesu kuko yari afite ubushobozi nyine ubushobozi burenze imbaraga zirenze haleluya uyu twiringiye arashoboye ngo ahita ategeka ngo aravuga ati bakimubona kuko bari bamaze guta amandazi bari bamaze guta indobo bari bamaze kubita mu nyanja byose bari bamaze kubita mu nyanja ariko inyanja ikomeza gukara ngo Yesu agitunguka ruguru ngo baratakatiye ngo tubonye umuzimu ngo bagira ngo ni umuzimu ariko Yesu arababwira ati ni njyewe haleluya ati ni njyewe umwe mwasize umwe mwataye undi mwaretse umwe mwibagiwe mugaha agaciro igisubizo mukareka guha agaciro wahabaye igisubizo ubwo ni njyewe rero ngo bakibona ngo umuzimu barataka Yesu avuga ati sindi umuzimu ngo atababwira ati Petero atavuga ati ikinyemeza ko utari umuzimu ni igiki Yesu abwira Petero ati Petero kugira ngo nkwereke ko tudahwanye kugira ngo ubwenge bwanjye buruta ubwawe ngwino yego sawa ndategetse ngwino sawa Petero avuga ati urategetse nzi ngatera intambwe ya mbere bigize urute biremera atari ya kabiri bigize urute biremera atari ya kabiri ava mu nzara bigize urute biremera ararya
atera intambwe ye mu mubabaro abona umunezero bigira gute? Biremera. Atera intambwe avuye mu bukode bigira gute? Agemuye biremera. Umva, wavuye mu nzu y'ubukode bakwishyuza buri munsi udasinzira, utateka inyama, utateka neza, utarishyura inzu, utasohoka imbere ya nyiri inzu, utarishyura. Imana igira gutya ikuremera inzu, biremera. iguha inzu, byaremeye. Uba mu nzu yawe, byaremeye. Yewe inzara yarashize, byaremeye. Twaryaga puberi, ntabwo tukirya puberi, dusigaye dufite stoke, dusigaye tuvuga ngo umunsi tukahindura, umunsi ndarya umuceri, umunsi twararyaga ubugari tukaburisha n'isosi y'ubugari, none dusigaye tuzi ko ubugari baburisha isosi y'inyama n'udushyimbo ku ruhande. Byaremeye. Wagiye hanze, byaremeye. Wagiye hanze, bateyeho visa, bateyeho pasiporo, byaremeye. Yewe papa, byaremeye. Mama, byaremeye. Ujya Dubai, byaremeye. Yagukuye iyo ngiyo aho wafataga igishirira ukazunguza, uri gushaka ikibiriti cyangwa umunyu, ukinjira mu nzu uzunguza, none ugisiga ujya mu nzu ugakanda igikuta ukabona itara riratse, byaremeye. Usigaye warambaraga imyenda, twarambaraga imyenda badukuburiye, ukambara umwenda ukawizungurutsaho, ukafungisha igikoba kugira ngo utatakara. None usigaye twambara imyenda tukajyanisha, tuzi kwambara imyenda dukwiriye, byaremeye. Usigaye wambara urukweto, twarambaraga inkweto, twarajyaga ku ishuri twambaye ibirenge, tukagenda twambaye ibirenge mu ishuri, na tije twigisha tukaba twambaye ibirenge twese. None usigaye ugura agakweto, agasuti ushaka, agakweto ushaka, agacongo ushaka, byaremeye papa, byaremeye. Usigaye wambara inkweto ushaka, byaremeye. Usigaye wambaye ipantaro ukajyanisha n'ikote, none byaremeye. Yewe na telefone usigaye ufite smart, ntugifite gatoroshi, ndetse yabaga irimo ibitaka, aka gatoroshi wagugira agatelefone k'agatoroshi kabaga gafite rezo uyu munsi, ejo kadafite rezo, none usigaye ufite smart, byaremeye. Haleluya. Usigaye mu muryango wawe ukabona ijambo bakaguha ijambo, ibyo byaremeye. Usigaye wabanye urubyaro, wari warabuze urubyaro, warasenze amajya n'amaza, wasenze kanyarura amanuka kizabonwa, wakoze ibiri rarangira utatu, Imana iguhaye gutwita, iguhaye umwana, byaremeye. Haleluya. Abana bawe ibaha ubwenge, basigaye n'abahanga, yewe byaremeye. Igwaye abahungu n'abakobwa, byaremeye. Wararwaye uri muri koma mu bitaro, ugeze habi, ugeze ahantu hakomeye cyane, ubuzima bugeze kure, utazi kuzongera kubona ubuzima, none Imana yaguhaye ubuzima, ubu uragenda bikemera, uravuga bikemera, ntukiri muri koma, ntukigaburirwa n'amagurupe yaje kwa muganga, byaremeye. Ariko umvira ijambo, Petero akimara kubona byemeye rero, ateye indi ya kabiri, ateye gatatu abona biremeye, arajya mu ndege abona biremeye, aracuruza abona biremeye, arajyanisha abona biremeye, ararya saa tatu n'ijoro biremeye, hera sitaya bi, biremeye. Usigaye uzi kujyanisha ugashyiramo n'agasaheriya, wambaye neza, byaremeye. Usigaye uzi kwambara neza, hari Imana yagukuye, nawe byaremeye. Iriya byaremeye. Usigaye uvuga ati saa sita ndarya nijoro ndi burye, madamu n'abana birameze neza mu rugo, igitenge cya madamu, ibintu byose byaremeye mu rugo, byaremeye. Nubwo tutavuga ngo dusigaye turi abamirenge, ariko araho byadukuye, byaremeye. Haleluya. Hari ahantu Imana yadukuye tutari tuzi ko tuzahava, tutari tuzi ko tuzareka kurya ibyo muri puberi, none duteka ibiryo tukarya ibyo dushaka, byaremeye. Dushimiye Imana. Amen. Petero ngo akimara kugeramo hagati, akimara kubona byaremeye, akimara kubona ibintu bigenda neza, ngo akigezemo hagati, ngo ahita akura amaso kuri Yesu. Hera tayabi, akura amaso kuri Yesu, ngatangira kuyahanga ba Yohana, ngatangira kwikoma mu gituza, aravuga ati Yohana we, uzongera kuvuga iki ko ngende hejuru y'amazi? Ko ngende ujye uvuga ngo ba mu gituza cya Yesu, ngo ora mu gituza ki? Ubuse ngewe wabera wabaho, hari uwo wegeze ubona agendera hejuru y'amazi? Hari umuntu wegeze ubona ukaze nkanjye? Hari wegeze ubona akaze nkanjye? Mwebwe muravuga iki? Abandi abigishwa mbese atangira kubahindura ubusa, bose bahindura ubusa, atangira gukura amaso kuri Yesu, aravuga ati kuva nangiye kugenda mu ndege,
Kanagiye kujya mu ndege rero ibintu byaremeye ntacyo nyivugana na Cakarafu ntacyo nyivugana babandi bari hasi atangiye kubona ibintu arya saa 3 nijoro atangiye kubona abakene akatangiye bati ngabo imana zabo zibaheye kandi nawe aho bari warahabaye mama nibyo warahabaye papa nibyo warahabaye urwaye amavunje none usigaye wambara uko turwa 40 ingahe utangiye kubona abantu urabakandagiye umaze kwibagirwa amaso yakuye kuri Yesu ariko ibintu byabaye akuye amaso kuri Yesu Petero akimera akura amaso kuri Yesu ngo yaratongera arigita havuta arigita garukiraho wowe uzi ko yakuye mu buzima bumeze kuri yego wowe uzi ko yahaye ubuzima nibyo wowe uzi ko yaremeye amateka nibyo wowe uzi ko yahaye kwishyira ukizana yego wowe uzi ko yashingiye intebe ukicara ukegama yego wowe uzi ko yahaye ijambo utari kubona ijambo njyewe yahaye ijambo nari Marine njyewe mama Biju njyewe yagiriye neza yambitse narambaraga imikuburano njyewe yagaburiye nararyaga ibyo muri puberi njyewe yagiriye neza ya Stayabi njyewe yahaye abana narabuze abana njyewe yagiriye neza umva kuntu Imana ivuganye natwe twe yagiriye neza yateje intambwe bikemera iravuze ngo havuta rigita utajya muri Dubai ukarigitirayo utajya muri Amerika ukarigitirayo utajya mu Burayi ukarigitirayo utajya muri za Afrika y'Epfo mu bisubizo ukarigitirayo havuta injira mu gisubizo ukarigita hafi kuko umuntu ukuye amaso kuri Yesu wese umuntu wibagiwe wese Dawidi yavuze na 6 muri Zaburi ngo hahise akanya abantu baribagirwa bibagirwa imirimo Imana yakoreye muri Egiputa bibagirwa inyanja yabambukije bibagirwa amaboko Imana yabatije byabakomeranye bibagirwa amaboko y'Imana yahabaye yagikorwa n'isoni bibagirwa amaboko y'Imana yahabaye inzara ibamereye nabi bibagirwa amaboko y'Imana yahabaye bambaye ubusa bibagirwa amaboko y'Imana yahabaye inzara ibishe bibagirwa amaboko y'Imana yabaye imodoka badafite n'igare bibagirwa amaboko y'Imana yabaye kwiga imiryango yabo atari mu wize bibagirwa amaboko y'Imana yaratayabi atakide vominigre bibagirwa amaboko y'Imana yabicaje ku ntebe bataraba kuvugwa bibagirwa amaboko y'Imana yabaye kuvuganirwa yabarengeye bibagirwa amaboko y'Imana yabajyanye mu mahanga bibagirwa amaboko y'Imana yabaye kuryagahaga mwibagiwe amaboko y'Imana yabaye kwambara mwibagiwe amaboko y'Imana yabicaje ku mushumba mwibagiwe amaboko y'Imana yabicaje ku gipasiteri mwibagiwe amaboko y'Imana sha murayibagiwe mutangiye kuvuga Imana nabi mwibagiwe amaboko y'Imana mutangiye kuyituka mwibagiwe amaboko y'Imana sha yabakuye hirya Tayabi yabakuye iyo ngiyo muri icyo cyaro kiwanyu sha uri icyo cyaro kiwanyu ukuntu wahingaga imisiri sha wibagiye imisiri wahingaga ukorera 1000 ukorera 5 none usigaye wicaye mu biro wibagiwe amaboko y'Imana utangiye kuyituka utangiye kuyibeshyera utangiye kwifata uko itari urayibagiwe ariko havuta rigita ubuzima bwawe bukarigita ubuzima bwawe bukaburirwa irengero havuta rigita wibagirwa Imana yakwambitse sha wambaye ubusa havuta rigita wibagirwa Imana yakwicaje mu iryo duka wicayemo utangira uboneka ari ubwenge bwa n'ubuhanga utangira uboneka ari amashuri utangira uboneka ari ufite iwanyu bakomeye bene wanyu bakomeye ufite ni wowe ukomeye mu muryango ni wowe ukaza mu muryango w'iwanyu none Imana yakugiriye neza icyatumye ikugirira neza ni ukugira ngo aboroheje bari inyuma yawe babone amaboko y'Imana hera Tayabi havuta rigita icyatumye kwicaza kuri iyo ntebe icyatumye guha ijambo icyatumye kuremera ayo mateka icyatumye kuvuganira ni ukugira ngo abari inyuma yawe babone amaboko y'Imana bongere babone gukora kw'Imana babone ko Imana igishoboye have wituma abantu batakariza Imana icyizere sha have havuta rigita havuta rigita Petero ararigita akimara kurigita arangije ngo atakambira Imana uravuga ati Imana ndakubonye ongera unize amaboko mve mu inyanja ongera unize amaboko ongera bw'Imana igutiza amaboko bw'Imana igutiza amaboko
gira Imana igukure mu iyo nyanja, gira Imana igukure ahantu warigitiraga, gira Imana igukure aho hantu. Niyo mpamvu ibintu byawe byahombye, niyo mpamvu wahombye ugasubira inyuma, wari wararigise, niyo mpamvu ukibona utakigenda, utagenda nk'izo wagendaga, wararigise kuko bibagiye amaboko y'Imana. Niyo mpamvu ukibona ibintu byawe bijagaraye, ubona ibyantu byawe bitari gucamo, ubona ubuzima bwawe butari kugenda neza, nuko wari utangiye kwibagirwa amaboko y'Imana, wari utangiye kurigita. Ariko ngera uzamura amaboko ubwira Imana ati ndakwibutse cya gihe, ndakwibutse nyiri hahandi, ndakwibutse ungaburira mburaye, ndakwibutse unyambika nambaye ubusa, ndakwibutse undengera, ndakwibutse ndi kwa muganga, ndakwibutse ndi muri bomboni, ndakwibutse manitse ukuguru tayabi, ndakwibutse. Ongera ubwira Imana ati ndakwibutse, ongera unzamurire ukuboko niza amaboko unkure mu isayo. Ubundi Imana ongera gutiza amaboko. Haleluya, haleluya. Imana igutiza amaboko, wongere uve mu isayo, wongere ufate, wongere byongere bigende neza. Byaremeye urangije ukura amaso ku Mana, byaremeye utakaza Imana icyizere, amaso yakuraho, utangira kwereka abo mwiganye gushoboye, utangira kwereka abo mwareranywe ko utabahana ari ifuti. Iyo modoka Imana yaguhaye ni ukugira ngo itware abantu b'Imana, ubwo butunzi yaguhaye ni ukugira ngo abakene baburyeho, amafaranga yaguhaye ntabwo ari ayo kwayisha, ntabwo ari kujyana ku micanga, ntabwo ari kujya mu mahoteli akomeye ngo uyateshe, ngo uyatagaguzwe. Amafaranga Imana yaguhaye ni ukugira ngo agire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Abababaye banezerwa ku bw'ayo mafaranga, iyo modoka abababaye banezerwa ku bw'iyo modoka, ababuze bajyana kwa muganga uboneke aho ngaho, ababushonje ubagaburire. Ibyaguhaye nibyo kugira ngo abantu bayo banezererwemo, ntabwo ajya kugira ngo bitukishe izina ry'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Narindi kukubwira ngo hafi utarigita, wikura amaso kuri Yesu, hafi utarigita kandi nurigita. Ariko icyiza dushima Imana nuko murarigise Yesu abagihari, Yesu abagihari ashaka kukukuramo. Wigendera ko rero, wigendera ko Yesu aracyafite amaboko, ashaka kugutiza amaboko ngo agukure aho hantu. Haleluya, haleluya. Amaboko y'Imana aracyahari, amaboko y'Imana aracyahari, amaboko y'Imana aracyahari. Haleluya, shalom. Mwakene ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana Jose arakoze. Hanyuma yari mutumye ngo azabwira abantu bongere bibuke Imana kuko bibagiwe, aho yabakuye, bibuke Imana aho yabakuye kuko baribagiwe. Hanyuma niwibagirwa urasubira inyuma, kandi niwibagirwa urarigita mu byaha, urarigita kwibagirwa n'ibindi. Hanyuma nagira nkubwire ngo gukura amaso kuri Yesu egare gupfa. Gukura amaso kuri Yesu egare gupfa. Ngo Yesu mu mazi ipfa. Yesu niwe buzima, Yesu niwe nzira, Yesu niwe bugingo, niwe mibereho. Kumenya Yesu egare kumenya kugira ubugingo, kugira ubuzima. Kumenya Yesu cyangwa se guhanga amaso kuri Yesu egare kumenya inzira. Haleluya. Ashobora ngo hanga amaso kuri Yesu, hanyuma ukura amaso ku bantu, kandi bitabaye ibyo ngibyo, ibyo ufite byaguca mu myanya y'intoki ukabiburira mu biganza byawe. Reka Jose abanza atange nimero ze, hanyuma namara kuzitanga umuntu wamukenera ashaka kumugisha inama, ashaka kugira ngo amusengere, babe bavugana. Ni karibu utanga nimero zawe. Nimero zanjye ni 078 16 16 62 62 691 691 rimwe. Hanyuma Jose dusengere, usinye n'abantu badukurikiye, abantu bibagiwe n'abantu bari mu nzira yo kwibagirwa, bose basengera Imana uberekeze ku Mana. Mu izina rya Yesu turagushimiye. Haleluya. Wowe uri data twese mwiza. Shimwa Yesu. Wowe uri inshuti magara. Tasi ewa elas. Uri ibyiringiro byacu. Meni tasima. Uri umugabo mugari cyane. Uri indwara mu ntambara. Utabarukana intsinzi uri mu ntambara. Turagushimiye. Ndakwinginze abantu nibongera bibuka bavuye, bibuka ahantu bakuye, bongere bambara imbaraga bakomere kuko urugendo rurakomeje mu izina rya Yesu. Kandi nabarigise wongere bahama bakubazamure mu izina rya Yesu. Wongere batiza amaboko, wongere bibuka Imana karishoboye, bibuka karitanga amandazi, bibuka karitanga imitsima, bibuka karitanga amafi, bibuka karitanga, kandi wongere bibuka kariyo yambura kuko initanga ikanambura, bibuka kariyo Rastayabi ikora byose, kandi mu kiganza cyayo harimo byose. Tugiye gukumbura ibyiza,
reka kuguma mu byiza tubitumbiriye, twese ugutumbire kuko muri wowe harimo byose. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Habwa umugisha wowe utarakora subscribe, ako niko kari kugira ngo uyikore, share, comment, like, nakagaruka. Shalom, ciao ciao ciao.